akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru ryera wabanye natwe waturinze uduhaye umugisha wo kuba tumaze kwiga ijambo ryawe kandi tukaba dukomeje byose n'amahirwe tukugiriyeho izina ryawe ryera rihimbaza. Data mwiza rero tugiye kwiga ijambo ryawe ryera ngwino tubane dufashe kuryumva kandi impamagaza yawe turarikira gukorana nawe turinde kuyininira ahubwo umubyizi udushaka udushoboze kuwuguha tubyishimiye kandi tubishaka maze data mwiza dukora dukoranye nawe tubishimire izina ryawe ukorera ibyo twifuzaho ukomeze kubiduhishurira kandi uduhe no kubishobora mu izina rya Yesu. Reka tubaramutse mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya turi kumwe turabashuhuje mu izina rya Yesu. Muri kumwe na mwene so na musaza wanyu Sebutege Michael tukaba tugiye kuganirira hamwe muri uyu mwanya ijambo ry'Imana. Amagambo tuza kuganira ni ingingo ebyiri gusa turi buvugeho. Turaganirira hamwe ingingo ebyiri gusa. Iya mbere niyo ndi bubanze kubabwira, iya kabiri ndayivuga nyigezeho. Ya mbere tugiye kuganirira hamwe ratubwira ngo umusore na Bibiliya. Ngwiki umusore na Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cyiza ariko gikundwa n'abake. Ni igitabo gihabwa amazina menshi yo kugisebya, yo kucyanga, yo kukivuga nabi, yo kucyandagaza no kugitesha agaciro. Ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Kubera iki duhisemo muri uyu mugoroba umusore na Bibiliya bimeze biti? Ntabwo ari uko itareba abandi ahubwo nuko uyu munsi dushaka ko abasore badufasha tukajyana cyane nubwo n'abandi bari kubyumva ariko turashaka kureba. Mu gitabo Paulo yaranditse yandikira Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka ngo amatwi yabo azaba barya ngo bashaka kumva ibibanezeza. Ubundi amatwi aryana ate? Ni amatsiko yavugaga. Ubundi mugira Bibiliya y'Igiswahili baravuze ngo wana masikio ya utafiti. Mu Kinyarwanda tubisobanuye byavuga ngo ni amatwi y'ubushakashatsi. Mbese hari izindi nkuru abantu bashaka gukoraho ubushakashatsi uretse za Bibiliya. Ndetse mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 637 na 6 aho ngaho barasobanuye ngo abantu bazaba bashaka ibintu byose, bashaka amafaranga ubutayahaga, bashaka inkuru zose uretse za Bibiliya. Hari inkuru abantu bazaba badashaka kumenya ni za Bibiliya. Rero inkuru za Bibiliya turashaka kuziganiraho muri uyu mugoroba kugira ngo tuzumve. Ijambo ry'Imana ryanditse aya magambo akurikira. Reka turebe uko Ezekeri yabwiwe. Ezekeri yanditse aya magambo mu gice cya Ezekeri igice cya 3 umurongo wa mbere. Maze arambwira ati mwana w'umuntu icyo ubonye ukirye urya uwo muzingo maze ugende ubwire inzu y'Isirayeli. Aravuze ngo icyo ubonye ukigenza ute? Ukirye. Aramubwira ngo ukirye
ukirye kandi uhaze n'amara yawe. Reka mbisome neza umurongo nkurangize. Nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo, arambwira ati mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe yuzuze mw'uyu muzingo nguhaye. Nuko mpera ko ndawurya mukanundyohera nk'ubuki. Uyu ni Ezekeri. Ezekeri yari ahawe ubutumwa, ariko ubutumwa yahawe we ntabwo bwamubihiye. Yaravuze ngo bwamuryoheye mu kanwa ngo mumubera nk'ubuki. Aravuze ngo yarariye yuzuza amara ye, yuzuza inda. Amaze kuzuza inda, ubundi mu busangwe turarya ibyo kurya tukabinogareza mu kanwa kacu, byagera mu nda bikavangwa n'imisemburo iturutse hirya no hino, yamara kuvangwamo bikajya mu nda zacu bimeze bikava mu nda yacu bijya mu mara bimeze nk'ibintu by'urukoma, by'ibintu by'igikoma, kikanyunyuzwamo intungamubiri zigakwirakwira mu ngingo, ubuzima bwacu bukabaho. Iyo ijambo ry'Imana tuririye ariko turiyobotse, ariko tukariyoboka tutaraririye, naryo ntirituyoboka. Nta muntu yiyobokwa n'ibyo arora gusa, ahubwo ibyo ureba nabyo urabirya. Wamara kubirya byagera mu buzima bwawe nabyo bikakubeshaho. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana baraririye. Yaravuze ngo umuzingo uwufate uwurye. Ntabwo wafata kino gitabo ngo ugifate utandamure urye utapfune, ntabwo byashoboka. Tunagiye kubona tukabona utangiye gucagagura impapuro uri kurya, abantu babona ko ari ikindi kibazo kivutse. Ahubwo uyu muzingo yagombaga kwigaburira inyandiko, kwigaburira amagambo yanditse, akayarya, agahaza intekerezo ze. Ntabwo Bibiliya bahaza inda y'igifu, ahubwo bahaza inda y'ubwenge mu mitekerereze no mu migambi, maze umuntu akagenda agahaga. Handitse aya magambo akurikira. Kubera ko ari ngombwa ngo umuntu arya ijambo, ryamumarira iki, ryamwongerera iki, ryamumarira iki mu buzima bwe. Reka tujye mu gitabo cy'Imigani maze dusome aya magambo. Handitse aya magambo ngo Imigani igice cya 4 umurongo wa 1. Bana nimutegera amatwi byose abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga. Ntimukareka amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondera amategeko yanjye ubone kubaho. Shaka ubwenge, shaka ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye, ntubureke buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza, n'ubukomeza buzaguhesha icyubahiro, buzagutamiriza imbabazi h'umurimbo, buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Iri ni ubwenge bwo kubaha Imana. Ariko nkiri hariya ndasubira inyuma gatoya cyane, nje ku murongo wa 1 w'igice cya 3. Handitse ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeza amategeko yanjye, kuko bizakurinda imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira amahoro menshi. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike nk'inkingi z'umutima wawe, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Uzagira umugisha, ugira ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Aya magambo umusore na Bibiliya, abasore benshi muri kino gihe nibo ubundi ibintu byinshi cyane bigomba gushyirwa mu biganza by'abasore, kuko ejo n'ejo bundi nibo bategerejweho umusaruro mwinshi. Ari isi irabakeneye, nibo bazatuma benshi barimbuka. Ari Imana irabakeneye, nibo bazatuma ibyiza byinshi bibaho. Nta serivisi n'imwe iriho ku isi n'iy'ababandi
zose zikeneye abasore, zose n'abajura ntagasa, nubwo hari udusaza twiba ariko n'utunyandege nke bashobora kudufata natwo, wenda udusaza twaba twa dirigiteri mu murimo mubi, tukaba utuyobozi mu mirimo mibi, ariko tukayobora abasore. Ariko nta groupe y'abasaza b'abajura wasanga iriho ngo bazabishobore. Nabo iyo bashaka kugira ngo iryo terambere ryabo ribeho, banashaka abasore bazabibafashamo. Imana ikeneye abasore n'abana bayoboka Bibiliya kugira ngo nibagira ubwenge buboneye kandi butunganye, babone uko bahindura isi. Reka mwumve aya magambo uko Satani yarahiye. Ntabwo hari aho ngiye kuhasoma. Satani igihe Abisirayeli bashakaga kuva mu gihugu cy'Egiputa, Farawo yabajije Mose ngo mbe murajyana n'abandi? Nawe aramusubiza ngo ati turajyana n'abakiri batoya. Nuko maze Farawo ararakara cyane ngo nuko Mose avuze ngo barajyana n'abato. Kubera iki yarababajwe nuko abato bagenda? Kubera iki? Farawo yararakaye ati ucumuye igicumuro kibi, aturahemutse bitabaho. Kuko mu magambo yashubije Farawo yaramubwiye ngo, yamubwiye amatungo, amubwira ko hari ibintu bibiri Farawo yahagazeho, ibindi byose ngo nibishaka bigende. Yahagaze ku matungo n'abato. Turi kujyanirana. Satani azi umubare. Ubundi si wafata ibisaza agafata akarohiyo batagira amafaranga ntibagire n'abana, baba bari bumane kangahe? Si uguhita bapfa. Satani yabwiye bambe Farawo wari uhagarariye Satani, yabwiye Mose ngo mwebwe abakuze n'abasaza mugende, amatungo n'abasore batoya n'abana basigare. Impamvu nuko abo ntacyo bari kumara, nta n'icyo bari kuzigezaho, kandi urubyiruko nirwo rwari rukenewe ngo rugire icyo rumara. Niyo mpamvu mu bigeragezo byinshi isi ifite none, abasore benshi cyane mu gitabo bajya babona gisa naho kidafite icyo kimaze ni Bibiliya. Ni igitabo gisa n'icyabaye muri za ndimi zanyu mukunda gukoresha z'amahanga, cyabaye expire, mbese cyabaye expired, kiraho nicyo gufata ugata hariya, ntacyo kikimaze. Ubundi ikintu niyo cyaba gifite akamaro, ariko iyo bakubwiye ngo iki cyabaye expire, ntacyo wakimaze. Wenda abantu bigeze gukunda kwambara ibintu bya mode, ibintu bya mode biba byadutse by'imyenda. Hari igihe ushobora kukarimbana ukavuga ngo nzajya nkajyana aho abandi bari, warangiza wajya kumva cyabaye demode, cyavuye kuri fashion. Noneho cyamara kuva kuri fashion ugashaka uri bucyambarire kandi kikiri gishya ukahabura. Si uko gishaje, ahubwo ukurikije ubwibone no kwiyerekana bikurimo, ubwo uyobewe aho uri bwambarire, bigatuma uwambaye igisekeni yumva afite umutekano kurusha uwaguze fashion. None Bibiliya Satani yashaka kuyigira nk'ikintu cyabaye demode mu ntekerezo z'abasore, nk'ikintu kitazagira icyo kibamarira, ndetse nk'umujyanama udakenewe. Buriya umujyanama udakenewe wicaye mu rungano batangana ajya binjajwa, nubwo yaba afite amagambo meza aryoshye cyane, ariko ukicarana akaba ari nk'agasaza kicaranye n'abasore bari kwiparurira, nuko baba bari kwiparura, bari kwivugira ibintu, ukabona umusaza nawe ari kujya yigira hino, atari n'umusaza bubashye, ari kujya yigira hino ngo iyi ngorega ngo yemwe bana, ariko uyu musaza we ngo ari mu biki. Nuko baguhindura nk'injajwa, indondogozi. Ni kimwe n'umwana nubwo yaba afite ikinyabupfura cyiza, wicaranye n'abakuru b'abanyamaharangari, nawe aba buri cyo ntacyo yabahanisha. Niko Bibiliya imeze mu biganza bya benshi, ndetse bamwe bayibona nk'igitabo cyataye agaciro kidafite icyo kimaze. Ariko se Bibiliya koko nta kimaze? Bibiliya koko nta kimaze? Dusomye mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 2, dusomye mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2, turasangamwo amagambo makeya adufasha kumva ibi bintu. Ndagira ngo mwumve neza.
tugeze ku ngingo ivuga ngo mbese koko ni ukuri ko Bibiliya ntacyo igenje ite nta kimaze. Reka tuyumve mwumve mu by'ukuri, ndetse ntaravuga n'agaciro kayo, ahubwo tubanze turebe icyo yaba imaze, ariko abantu benshi basa naho batanazi. Baranditseho aya magambo akurikira muri kino gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2, maze mpasomeho amagambo meza cyane, muraje namwe muyumve, murumva ari meza cyane. Ni amagambo meza ijambo ry'Imana ryavuze. Reka tuyarebe. Banditse ngo reka turebe ayo magambo ko tuza. Aravuze ngo ku ipaje yaho ya 27 ndavugaho makeya, nongere mbarangira ndi ngaruke mu gitabo cy'ubutumwa ku basore. Haranditse hatya hati: Nous vivons à une époque qui réclame une plus grande ferveur que celle même des temps des apôtres. Turi mu gihe gisaba umuhati mwinshi cyane nko mu gihe cy'intumwa. Mais parmi bien des ministres de Christ, il y a un sentiment d'agitation et une tendance à imiter le style romantique de oya ntabwo ari aya ngaya nari nshaka, ari nko hepfo. Reka ndebe amagambo nshaka, natubwira ngo ni amagambo atubwira ngo dukeneye umuyobozi utayobya, ngo kugira ngo tutihuma ku nkuta, ngo tutihuma ku nkuta, ngo nk'uko ubwato bukeneye umwerekeza, ngo niko natwe dukeneye Bibiliya ngo itubere umuyobozi, itubere umujyanama, maze niturangiza tubone uko dutambuka muri ibi bihe bibi kandi biteye ubwoba, aho isi yacu iri kugenda isa n'umuntu udandabiranwa yasinze, ariko mu by'ukuri yabuze umwerekeza. Reka ndore ko tuyabona vuba. Iyo ari muri aya y'amatelefone biratugora cyane, bibanza kuturushyamo gatoya, ariko uko nabivuze hariya niko handitse, aho banditse ngo dukeneye uwo muyobozi, ngo kandi uwo muyobozi turamubona hehe. Igisubizo bashubije cyahuranije, baravuze ngo uwo muyobozi nta wundi ni Bibiliya. Reka hariya neko hatinda, ahubwo nsimbukire muri kino gitabo cy'ubutumwa ku basore, maze icyo nari nshaka kuvuga hariya nankigereho. Pour qu'aucune autre étude, celle de la Bible, contribuait à fortifier l'intelligence. Kuruti andi mashuri yose abaho, Bibiliya nicyo gitabo gikomeza ubwenge. Kurutiki andi mashuri yose abantu bashobora kugenza bate kwiga, Bibiliya niryo shuri wakwiga, umusambanya akabireka, umujura akabireka, umunywi w'inzoga akabireka, imfura mbi igatandukana nabyo. Aravuze ngo que des champs explorés pour la jeunesse dans la parole de Dieu. Ni umurimo wo gutezwa imbere n'abasore ijambo ry'Imana. On peut creuser toujours plus profondément. Mukwiriye kwinjira muri Bibiliya mugacukura, mukimba cyane, mukagera hepfo. Chaque nouveau effort pour comprendre la vérité nous affirme davantage. Uko uzarushaho gukoresha imbaraga nyinshi cyane ngo urusheho kuba mukuri ugusobanukiwe utari icyegamizi mu by'urimo, niko uzajya wumva uri kubyumva kurutaho no gukomera. Byakomeje hepfo ngo néanmoins il y a toujours un infini devant nous. Aravuze ngo ndetse nubwo bimeze bityo, ubwenge buri muri Bibiliya, ibintu biri muri Bibiliya ni infini, ntibirangira. Wakomeza ukabyiga,
faire profession de médier et de révéler des choses sacrées, tout en arrêtant sa pensée aux choses superficielles et irréelles. C'est se placer sur le terrain de Satan et accomplir ses œuvres. Aravuze ngo kuvuga ko ukunda Imana kandi ko ukunda ibyera, ariko ukagira intekerezo z'amajyejuru kandi zisa n'izidashinga, zisa n'izidafashe, zidakunda Bibiliya, mbese ni ukwishyira ku rubuga rwa Satani kandi amaherezo ukazakoreshwa imirimo ye. Iyo witwa kuba mu by'Imana warangiza ntukunde Bibiliya umaramaje, ntuyinjiremo nk'uwinjiye mu murima mushya ugomba guhora ubyaza umusaruro, ntiwumve ubwenge bwa Bibiliya ari kimwe mu byo wifuza, icyo bizakubyarira ni uko uzasanga ugeze mu cyo bita kuba mu bintu bidafashe, kandi uzaba umuntu uzaba wihagaritse ku rubuga rwa Satani kandi uzakoreshwa imirimo ye. Si les jeunes voulaient étudier les œuvres glorieuses de Dieu dans la nature, sa majesté, sa puissance telle qu'elle se manifeste dans sa parole, il sortirait de chacun de ces exercices avec le faculté vivifiée et anoblée. Aravuze ngo abasore nibafata umwanya kugira ngo bigire mu byaremwe, mbese ibyaremwe bibigishe ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo kuko bivugwa mu ijambo ryayo, icyo bizababyarira bazabona ubwenge bwagutse kandi butunganye. Résulterait une vigueur tempérée par l'humilité. Kandi mu by'ukuri bazagira imbaraga zikomeye zo kwicisha bugufi. Contempler le merveilleux de la puissance divine. Bazitegereza ubwiza bw'imbaraga y'Imana. L'esprit apprendra cette leçon si difficile. Ibyo byigisho bikomeye bazagira intekerezo zishoboye kubyumva. Et pourtant, si utile, la sagesse humaine, si elle n'est pas liée à l'infini et sanctifiée par la grâce de Christ, n'est que folie. Mu by'ukuri umwana ubwenge bw'umuntu iyo budafatanijwe n'ubwenge buhoraho bw'Imana ngo bwezwe n'ubuntu bw'Imana, ubwenge bw'umuntu ntaho butaniye n'ubupfu cyangwa ubusazi. Iyo umuntu avuze ngo yarize yaraminuje ariko mu byo ashoboye gupinga bikaba Bibiliya akayigaya, ubwenge afite nta ubwanze, ahubwo ubwo wize bwose uko bungana bufatanye n'ubwenge bw'ishobora byose, ubwenge bw'ishobora byose, ubwenge bw'ishobora byose, maze nurangiza ubwo bwenge ubuzane ubwomeke ku bwawe. Numara kubufata ukabuhuza n'ubwawe, ubwenge bw'ishobora byose ukabuhuza n'ubwawe, ukabuzana ukabwigiza hafi ukabumenya, noneho nurangiza bukongera bukezwa, ukemera ko ubwenge bwawe bwezwa n'ubuntu bwa Kristo. Mbambe ukemera ko ubwenge bwawe buhuzwa n'ubwa Kristo, niho uzaba ufite ubwenge nyakuri. Naho niwanga ko buhuzwa n'ubwa Kristo, niwanga ko buhuzwa n'ubuntu bwezwa n'ubuntu bw'Imana, uzaba ufite ubupfu, uzaba uri umupfu nk'abandi bapfu basaze bakutuye barengeje. Reka nihute kugira ngo nzaze kugira kuri ya ngingo ya kabiri turi buze gusorezaho. Aravuze ngo noneho hari amagambo ari hano muri kino gitabo cy'ubutumwa ku basore badusobanuriye impamvu. Reka nsimbukire hano hepfo ku ipaje yaho ya 260 ni icyigisho cya 84. Yavuze ngo quelles étudiants prennent la Bible pour guide et se conforme à ses principes. Ngaho abanyeshuri nimufate Bibiliya babera umuyobozi kandi amahame yayo muyitoze. Amahame yayo muyagenze mute? Muyitoze. Et pour espérer acquérir le plus grande connaissance. Niba mugiye kwiga amashuri muziga yose ukwangana, ariko Bibiliya amahame yayo ari yabayobora, ni ukuri muzunguka ubumenyi butangaje.
muzunguka ubumenyi bugenje bute, muzunguka ubumenyi butangaje. Nahoze nsoma muri kino gitabo baravuze ngo Daniyeli na bagenzi be ngo icyatumye barusha abandi bakaba intwari kurusha abandi si ubundi buhanga, ahubwo ngo nuko bari barize ijambo ry'Imana, barigira nyambere mu buzima bwabo. Au point de vue pédagogique ni icyigisho cya 85 mu byerekeranye n'uburezi. La Bible n'a pas de rival. Bibiliya ntigira icyo bigereranywa. Mu barimu bose bakwigisha ku isi, mu gitabo mfite cy'inyandiko za kera namwe muragifite ku ipaje yaho 153 baravuze ngo mu isi yose kuva ibayeho ngo nta bigeze baca imbere ya profeseri ukomeye nk'abigishwa ba Yesu ntumwa, ngo kuko aribo bigishijwe na mwarimu waturutse mu ijuru. Niwe mwarimu uhebuje abarimu bose babayeho, yadusigiye ijambo rye ngo tubere mwarimu. Ni ikihe gitabo ku isi ese ni cyanditswe n'uwuhe mu profeseri? Ni ikihe gitabo cyanditswe n'uwuhe mu dogiteri wasoma bikarangira utandukanye n'ibyaha gihwanye na Bibiliya? Abasore za Roma zose mufite mwasoma, ibinyamakuru byose bihari mwasoma, ibitabo by'ubushakashatsi bihari mwasoma. Ni ikihe gitabo cyakwigisha ingeso nziza? Bamwe bajya hariya ngo cyanditswe n'abazungu. Niba ari n'abazungu, abo bazungu bari imfura. Ese umuzungu wakwigisha kutaba umunywi w'urumogi, akakwigisha kudakunda inzu z'akabari, akakwigisha kudakunda ubusambanyi, agakunda kutaba umubeshyi, akakwigisha kutarobanura ku butoni, akakwigisha kudasuzugura abakene uri umukire, akakwigisha kudasuzugura abize abatarize warize, akakwigisha kubaha abaturage uri umutegetsi, akakwigisha kubaha abategetsi uri umuturage, akakwigisha gusangira n'abakene utunze. Uwo muzungu we ntiyaba ari mwiza? Abantu ko bajya babura n'icyo batuka n'icyo bagaya, bakabura n'icyo banagaya kandi kitanagayitse. Dore iri jambo ry'Imana yavuze ngo elle enferme l'histoire le plus ancienne et la plus vaste que nous possédions. Aravuze ngo Bibiliya ifite amateka ya kera kandi ikagira n'amateka yagutse cyane dufite. Elle découle la source de la vérité éternelle. Niyo imeze nk'akagezi gatemba mu isoko y'ukuri ku iteka ryose. Une main divine en préserve la pureté à travers les âges. Ukuboko kw'ijuru kwarinze kwera kwa Bibiliya uko ibinyejana byasimburanye n'ibindi. Imana yarakoze. Mu gitabo cy'intambara ikomeye baranditse ngo Bibiliya yatumegezeho hari abamenya amaraso, hari abagiye bakora umutsima bakagenda bakayivumbika mu mutsima hagati kugira ngo bayirinde biki gihe cya none nabo bazayisome. Bibiliya hari abayisomaga babanjije kugenda bagashishimuza, umwe agasigara mu buvumo ari gushishimuza ngo asome umurongo, undi agahagarara ku marembo ari kurinda ngo bataza kumuca umutwe. Bibiliya hari igihe yabayeho abantu bayandika, umuntu yayirebaho imanitse nk'aba Martin Luther akifuza ngo icyambi iki gitabo kikaba icyanjye. Ubirafitwe. Bamwe bayimanitse mu kabari, abandi bayimanitse muri wese, abandi impapuro zabo barazihehesha, abandi yataguye mu ntarure munsi y'igitanda ntayimenya, abandi baraziguze nta na hamwe basomye, nyamara n'ijwi ry'Imana rivugana natwe. Nicyo gitabo cyafasha ingo nyinshi kugira abasore beza. Nicyo gitabo cyafasha abana benshi kugira ikinyabupfura. Nicyo gitabo cyafasha nicyo gitabo cyadufasha kugabanya umubare w'abari mu kabari, kikagabanya umubare w'abari muri gereza, kikagabanya umubare w'abiyahura n'abapfubusa kandi batapfuye. Reka nihute ndangize iyi subi ngane kindi ndi burangirizeho. Iyi subi ni nyirangiza ndasoma yindi imwe, iyi ngingo ndabanyivuyeho, iyi ngingo ya kabiri sinyitindaho. C'est la parole divine nous fait contempler la puissance qui a jeté les fondements de la terre et qui a étendu le ciel. Bibiliya gusa niryo jambo ry'Imana ritwigisha imbaraga yashyizeho imfatiro z'isi kandi zabambye ijuru. Ce n'est que là que nous trouvons un récit authentique de l'origine des nations. Bibiliya ni itubwira inkomoko y'abantu, ni itubwira inkomoko y'amahanga. Là seulement nous trouvons une histoire de l'humanité exempte d'orgueil et de préjugés.
muri Bibiliya gusa niho tubona amateka y'abantu batagiraga ubwibone kandi batagiraga ibyerekeranye no kurobanurana ngo bubake ibintu bya prejije, ibintu byo kunengana, kunenana n'ibindi bimeze bityo. La parole de Dieu offre un esprit de sujet digne de méditation les plus profondes et des aspirations plus hautes. Bibiliya nicyo gitabo gusa umuntu yatindaho ugatekereza, umutima wawe ugatekereza ibintu biboneye, byimbitse kandi byo mu rwego rwo hejuru. Permet d'entrer en communion avec le patriarche et le prophète. Itwigiza hafi y'abakurambere n'abahanuzi. D'écouter la voix de l'Éternel s'adresse aux hommes. Muri Bibiliya niho twumvira ijwi ry'Imana rivugana n'abantu. Muri Bibiliya gusa niho twumvira ijwi ry'Imana rigenza rite. Muri Bibiliya niho twabonera abasore batandamutse kandi bafite ikinyabupfura. Niho twasanga abasore mu myaka ariko bakuze mu bwenge. Niho twasanga abasore bakuze mu myaka, bambe bato mu myaka ariko mu bwenge ugasanga bagenje bate bakuze. Reka nsome amagambo makeya hano maze noneho nindangiza mvuge gatoya kuri ya ngingo navuze. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo upaje ya 74 haranditse ngo mwanafunzi anaweza kupitia madarasa yote ya shule na vyuo vya juu vya kisasa. Anaweza kuweka uwezo wake wote katika kupata ujuzi. Lakini wapo hana ujuzi wa Mungu, wapo hazitii sheria zinazotawala utu wake, atajiharibu mwenyewe. Umunyeshuri ashobora kwiga amashuri yose na za kaminuza byose bigezweho muri iyi minsi. Ashobora kwiga, anaweza kuweka uwezo wake wote katika kupata ujuzi. Imbaraga ze zose yazishira mu bushakashatsi ngo agire ibyo amenya. Lakini wapo hana ujuzi wa Mungu, ariko niba atazi Imana, iwapo hazitii sheria zinazotawala utu wake, atajiharibu mwenyewe. Natiga amategeko yo kuyobora ubumuntu bwe, azahinduka ubwe yimare, yisenye, yirimbure. Ubwe yimare, yisenye, yigenza ate, yirimbure. Ikizaba kimurimbuye ni ikihe? Nuko ubwenge butarimo kumenya kwiha agaciro, ubwenge butarimo kumenya kubaha Imana, ubwenge butarimo kumenya kwitegeka, ntacyo butaniyeho no kwizirikira w'igisasu warangiza ukagifungura. Reka rero ahangaha mpasoreze hano. Ingingo ya kabiri navuze mvugaho ku minota itarenze 15 ni ibintu bike cyane mvuga. Abasore bamaze kumenya Bibiliya babereye mu Imana ideni. Iryo deni ni irihe? Buri wese arahamagarirwa kugira icyo amarira Imana. Iyo turi kumva umwuka w'ibwiriza butumwa nangwa kubwiriza ubutumwa, tujya dutekereza yuko ari ugufata ibitabo ukarenga imirambi n'iyindi, ariko siko bimeze. Ahubwo nta muntu uriho Imana itahaye itaranto. Nta muntu uriho Imana itahaye iki itaranto. Buri wese iyo taranto nayegurira Imana hari ikintu kizavamo. Mwumve neza. Ku ipaji ya 38 ibutumwa ku basore ikigisho cya 7. De lourde responsabilité repose sur la jeunesse. Inshingano ziremereye cyane ubu ngubu zikorewe n'ibitugu by'abasore. Inshingano zigenje zite? Ziremereye cyane ubu zikorewe n'ibitugu by'abasore. Dieu attend beaucoup de jeunes gens appartenant à une génération favorisée par de grandes lumières et d'abondantes connaissances. Ubu Imana itegereje abasore b'iki gihe kuko bari mu kinyejana cyiza cyane, gifite umucyo mwinshi kandi gifite n'ubumenyi bwinshi. Ibyo nta kubeshya kurimo. Ikinyejana cya buno gifite iki? Umucyo mwinshi, gifite niki? N'ubumenyi. Ubumenyi murakorogoshora cyane, mugeza kure cyane, muzi gukora ibintu byinshi kandi bikomeye kandi vuba. Ibyo Uwiteka ashaka ko mubibirindura nawe akabibonamwo amabanjuye. Nawe mukamugemuriraho, nawe akabonaho umugabane we wabahaye ubwongo, akabaha imbaraga, nawe akeneye umubyizi ubaturutseho, ugakora ibyo ukora ukajyushyiramo n'umubyizi w'Imana. Elina White ari umwana mutoya yararwaye, ngo igihe yararwaye ngo aravuga ngo nzakora ibishoboka byose ngo ndebe yuko ahondi nzabasha kugira icyo nkora nibura kingana no kubona urupapuro rumwe rwa kwandikwa ubutumwa bwiza.
urupapuro rumwe rugura ngahe rwa desi urupapuro ntabwo ndi kuvuga ramu ahubwo ndi kuvuga uruki urupapuro rumwe warenza ugiye kurugura mu iduka bakaruguhereza wagura ngahe rwagura 50 20 rukabije rukagura 70 cyangwa 100 si byose rero icyo dushaka kugira ngo mwumve neza Elina we teravuze ngo nibura nzabona urupapuro rumwe ngo nibura rwandikoho amagambo y'Imana uzarusoma zabahagije uko ntabwo ari ukuvuga ngo niwe mubyizi dushoboye twese ahubwo uko nukugira umurimo w'Imana ku mutima abasore badasuzugura Bibiliya kandi bemera ko yababera umwarimu n'umuyobozi abo basore bazumva bakwiriye bazumva uburyo bwiza bwo kugira ngo bagenzi babo bamenye ubutumwa bwiza nuko Bibiliya yabagera mu biganza nangwa inkuru zayo bakajya bahurira zikababuragiza bagahura nazo nyinshi buriya hari abantu badashaka kumva ibintu ariko dukwiriye kubahata ngo bakabyumva kenshi bagahurira nabyo mu masede bagahurira nabyo mu ikoranabuhanga bagahurira nabyo ku mpapuro bagahurira nabyo mu makuru bagahurira nabyo muri YouTube mbese ibyo badashaka kumva bagashaka bagasanga byarivangavanze no mu byo bakunda kandi abazashobora kubicengezayo ni abasore nimugira umwuka w'ibwiriza butumwa muzakora umubyizi w'Imana munini kuko Imana yabakinguriye isi ngari reka twihute tugere hepfo aho tuza gusoreza en consacrant son esprit et son cœur au service de Dieu la jeunesse atteindra un niveau élevé de capacité et d'utilité abasore intekerezo zabo n'umutima wabo nibabyegurira mu murimo w'Imana bazagera ku rugero rwiza rw'ubushobozi n'umumaro ari umumaro bazagira mwiza ari ubushobozi bazagira bwiza ce niveau le Seigneur s'attend à ce qu'il soit atteint par la jeunesse ubwo rugero Imana itegereje Yesu ategereje kubona abasore barugezeho maze Yesu agahabwa icyubahiro ntabwo abasaza aribo bazahagera abatazi gusoma ubwo byarapfuye abatazi iyo computer babashaje ntibazahamenya ariko nta nuri gusabwa gukora nk'ibyundi yakoze ahubwo kandi muri kino gitabo cy'imigani ya Kristo mu cyigisho kivuga ngo ruriyo sitirika cyangwa imaragarita yahishwe ngo ntawe ujya yibona atagurishije ibyo afite ntabwo iby'Imana tuzabigeraho nangwa ngo tubitunge nangwa tubigeze ku bandi ntacyo duhombye utekereza ko iby'Imana zabibona ntacyahombye nta mubyizi ahubwo ibintu byose byiza dushaka hari icyo tuzimiza n'icyo duhomba kugira ngo tukibone iyi subi ari nayo nifuza ngo mwumve neza hano aravuze ngo se contente de moi se refuse aravuze ngo se contente de moi se refuse de tirer le meilleur parti possible des occasions que Dieu accorde kunyurwa n'ubusabusa kamba wenda ndabaza abasore banyegereye niyo batansubiza ngo abandi mwumve ariko mu by'ukuri hari umuntu unyurwa n'amafaranga make buriya wabika ibiceri ntabyo mfite mba mbiberetse hari ibiceri buno tujya dushaka tukabura ni ibya 20 n'iby'icumi na 5 ibyo tuza tubishaka tukabigenza dute tukayura ariko nabyo biracyitwa amafaranga ubigihumbi ugiye kuva hano nguje Kigali nanguje Rubavu nanguje mu Mutara nanguje muri Kongo nanguje muri Tanzania cyangwa Burundi ntabwo igihumbi wavuga ngo mfite amafaranga kubera ko abantu badashaka kunyugwa ku mafaranga ntibashaka kunyugwa n'ikidahari nubwo baguha 5 abura bati uzongera ubona ndukwezi gushiza niyo azagutunga n'umuryango ari abagabo bose bahinda umushitsi ari umwana hari n'uwuha n'icuma agiye ku ishuri akagenda ajumitse ko ntacyo abonye none se ko mwanga kunyurwa n'ubusa aravuze ngo se contente de moi kunyurwa n'iki n'ubusa kunyurwa n'ibidahari kunyurwa n'ibicubangana bike cyane ibyo ngo abari igiki se refuser de trop le meilleur parti possible des occasions que Dieu accorde kunyurwa manuma nukwiye mu mwanya mwiza w'imigisha Imana itanga nukwiye mu mwanya mwiza c'est trahir la cause de Dieu ibyo byitwa kugambanira umurimo w'Imana
ntabwo mwumvise. Ibyo byitwa kugambanira umurimo w'Imana. Neglige de contribuer au bien de l'humanité. Kandi cya kabiri uri mu rutonde rw'abavuze ngo abantu baragashira, kubera ko ijambo ry'igifaransa riravuze ngo neglige de contribuer au bien de l'humanité. Uba wanze gutanga umusanzu ngo abantu bagubwe neza, abantu babeho, abantu bagira ibyiza. Ubwo butanze umusanzu wo kugira ngo bashire. Abasore bashaka gutanga umusanzu wo kumara abandi bashyire hejuru. Iyo muri yo mwicaye, niyo mutashyira hejuru ngo agatoke nkabona Imana yo yakabonye, murashaka ko abandi bashira cyangwa murashaka ko bakira? Niba mwifuza ko abandi bakira rero, ngaho nimukunde Bibiliya. Nimurangiza kwa kundi mwize matematike n'umubare wo gukizima. Ese ubundi mugira ngo hari ibintu buriya n'uwize imibare hari ishuri adasiga mwarimu atamwigishije. Uwize imibare ajya yigukunda azumvisha abatayumva. Kuko imibare ntabwo imibare uyiga kugira ngo uyitunge ibaho uyora ureba mu makayi, niyo kujyana ku isoko. Iyo ugeze ku isoko iyo mibare ugomba kuyikoresha. Urajya kubaka inzu ni imibare, uracuruza ni imibare, uragura ni imibare, urahinga ni imibare, urorora ni imibare. Ikidakoreshwa imibare ni ikihe? Nimukore rero n'umubare w'ukuntu mwatuma abandi babona agakiza. Dusoza, c'est que s'efforcer de devenir ouvrier de Dieu avec l'ardent désir d'acquérir pour pouvoir communiquer, recevront constamment de Dieu la lumière qu'ils doivent transmettre. Abihatira guhinduka abakozi bakorana n'Imana bakaba abanyamuhati wo kugira ngo babone icyo baha abandi, Imana izabaha umucyo wo gukwirakwiza. Si comme Daniel, les jeunes conformes les habitudes, les désirs et les possessions aux exigences de Dieu deviendront qualifiés pour une œuvre plus noble. Bazamera nka Daniel. Iyo abasore batunganije imico yabo n'ibyifuzo byabo n'irari ryabo kubwo kunezeza Imana, Imana ibaha karifikasiyo yo kuzaboneka mu bantu b'intwari b'ibihangange, muri ba noble, mu mfura zo kwisi, mu bayobozi. Ntabwo uzaboneka mu mirizo no mu bagenda hasi, uzaboneka mu ntwari, mu bantu baratwa, bagira ijambo ryiza mu bandi, bacyaha ibibi abandi bagaceceka. Yobu yaravuze ngo narahingukaga inkozi z'ibibi zikiruka. Uzaba umusore abandi basore bubaha, uzaba inkumi abandi bakobwa bubaha, uzaba umubyeyi wifuzwa, qui chasse de l'esprit tout ce qui est bas et frivole. Uzahinduka umuntu wirukana mu bwenge bwawe ibintu by'amatakaragasi n'amanjwe. Uzahinduka umuntu wirukana mu buki, mu bwenge bwawe ibintu by'amatakaragasi n'amanjwe. Reka rero muri aya masaha ntabwo turenza hano kuko igenda ikidukundiye, dukeneye n'ibindi no kuruhuka. Reka Imana idufashe kugira ngo umusore wese yumve neza ko akwiriye kugendana na Bibiliya ngo abone uko atunganya hazaza he. Cya kabiri, namenye ko ubereyemo abandi ideni ryo kubamenyesha ubutumwa bwiza. Koresheje amagambo, koresheje iki? Reka abasore bose uhereye ku bato ukageza ku bakuru, buri wese atanga umusanzu we akurikije ibyo yize, akurikije ibyo azi, akurikije ibyo yubaha, icyitegererezo, amagambo, icyo ukunda ntujye ubura uko ukivuga no mu kiganiro kidahuye. Niyo muri kuganira muri rusange, ndabiza abasore, niyo muri kuganira muri guparura bya bindi byanyu by'igiparu, uyu usesekaho inkuru yakunejeje ukayinjiza naho atariho. Sibyo? Uyu yibonera umwanya, abantu bakaba bari kuvuga ngo iyi myenda ni myiza, ngo ni ibiki, ngo ni uko wajya kumva ngo ariko dingo hari akantu nabonye, ubwo ukabubagenje ute, urabadeviye, ukabura abahinduye. Rero nibindi nimugende, Imana ifashe buri wese guhindura icyerekezo cy'abari mu isi bagiye kurimbuka. Umusanzu wacu tuwutange kugira ngo dukize abandi, tungana n'abaturuta mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarahabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro
akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose. Ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.